Itorero ni igikoresho Imana yashyizeho kugira ngo giharanire agakiza ka mwene muntu. Nta nubwo nshaka gusoma birebire nubwo handitse byinshi. Ryashyiriweho gukora, umurimo waryo ni ugukora riharanira agakiza ka mwene muntu. Abarigize bafatanije cyangwa umuntu ku giti cye, ibiba bibaraje ishinga, ibiba bibahangayikishije ni agakiza ka mwene muntu. Icyo itorero ryashyiriwe. Muri aka gatabo n'ubundi ngiri kuri iyi ngingo paje ya 11 haranditse ngo itorero ni igihome cy'Imana, ni umudugudu w'ubuhungiro Imana yiyubakiye muri iyi si yagomye. Itorero ni igihome cy'Imana, rikaba umudugudu w'ubuhungiro Imana yubatse mu isi yagomye. Ngicyo